Umunyabwenge wawe kandi magana kandi injyana muzokuganira yase tubona igitwe ko mu mujyana kuko karaseka ibizafire ni injyana Bwana Amen. ubundi abantu bafite urukundo abantu gukunda tubana neza gusa ubundi no chikana abakati abagore bazakuma kugira ubwo bashaka kwama mu ko uzakita hanze bagatanga guhunga muraho kandi bazavuga ngo mukurura abana bacu tsaho mukunda bahari impano umugashora gufasha undi impano umugashora kugira neza mugenzi wiwe bagasifiwe tawo Yesu yakoze mu buzima bwa witegereza unaka umuntu umudiya imutundeza iyo yahishuriwe Imana azabona ubukene bw'undi azabona ubwiwe umuntu iyo yahishuriwe Imana cyane azabona ubukene bwe azabona ubwa mugenzi we kibishe ikintu kudatekereza ku Mana ngo mugishe umarira abandi ndaza yitaho wobesha kuzabo kurabiheza Imana nta muntu n'umwe utekereza mu buzima bwawe waba kwibesha cyane ahubwo tekereza Imana yagufasha kugirira neza abantu ubundi umuntu yatekereje ku Mana cyane azabura icyo yiheze agasingiriza mu neza Amen. Ego. Amen. Tuzatubiba imibiri itishimye yanga ikintu cyawe cyiza ukiye ku bweze mugenzi wawe umuntu ukarwana nawe kandi unasobanukirwa igikombe cyawe umuntu iyo aharwana no gutanga ikintu cyiza muri we umutima wiwe wawusaduka wawukorera wawusaduka kandi ikintu cyaciyongera kizakibabara hazaba kubabara iyo wanze rero ukagifungira icyo wagombaga gukora ubufunzi uzi umufunzi hari abantu baje ku Mana baje gushaka mu biganza by'Imana abandi baje ku Mana bashaka mu maso y'Imana abakuza mu biganza by'Imana baza mu maso y'Imana kuko mu biganza by'Imana haba kuduheza ibyo dukeneye ariko mu maso y'Imana haba Imana kutwira. Amen. abantu babiri bagiye gusenga umwe agasengera gahunga undi agasenga gushaka imbaraga z'Imana tibaza basubizwa kimwe ariko bose bazasubizwa timosubizwa cyo kimwe ariko mwese muzamusubiza usitahana gahunga kandi ukishima n'abantu bamusara b'Imana yacu wahekeye mu biganza byawe ariko uwasanze imbaraga z'Imana akaziha ari mu maso y'Imana ibiganza by'Imana ukwiriye kuza mu maso y'Imana ubashaka mu maso y'Imana umugabo n'umugore Amen. tukwiriye umuntu neza sobanukirwa Imana yamenye azabasha kugushyira kuri Imana twasomye mu gitabo cya Yohana azayitondera amategeko y'Imana. Amen. ngaho abantu baguye ngaho itorero ubundi itorero utazana abantu kuri Kristo iryo si itorero ni ikibina uzohore ukuntu mu gutanga ifaranga mufasha kuko itorero ni ibintu bitatu itorero ni ibitaro tuzadusengera abantu bagakira icya kabiri itorero ni ishuri tuzatwigisha abantu bakamenya icya gatatu ni famiye
umuntu yapfuye tumukajya amafaranga tuje kumushingura, umuntu yarwaye tumusura ifamiye itorero n'ibintu bitatu. Amen. Itorero tubaha amategeko y'Imana, iryo torero tirihanije mu ijuru. I Bugande yo mwagiranye ibibazo mu makanisa sinabaye pastor ariko ndabizi kuko itorero amatorero yagize ibibazo byinshi. Tawutoya bene mu Kristo wica n'ibintu mazabimwe muri leta bazakubaza iyo wagize ibibazo mu itorero ngaho ari itorero ryawe ni rya business cyangwa ni gusenga Imana. Iyo uvuze ngo ni rya business urubanza rw'ubusinzi kuko ni ryawe, niba ari no gusenga Imana bana ni kure niba kugenda mwicane muganire mu bana no niba ari no gusenga kandi ni business yawe vuga abanye bakubise komeza ibintu. Mukundima cyangwa mukundi ibiti kureza Imana, mukundima cyangwa mukundi kuvuga ubutumwa kureza Imana, mukundima cyangwa muza mukunda Imana kubera ibyo muza mwisaba. Ikorinto mu kibazo bagiraga gikomeye cyane, Ikorinto mu itorero ryabo bagiraga mu kibazo gikomeye cyane. Asifisa ndi kureba nareba